Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mbashimiye ko mukomeje kudukurikirana n'ubundi dukomeze tuganira ku mateka y'indirimbo, ibihangano twagejejweho mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana n'indirimbo z'agakiza gikoreshwa n'amatorero ya Protestanti mu bihugu bitandukanye, kubera ko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'ubundi bagiye bajya mu bihugu bitandukanye. Mu Burundi baratwumva, mu Bugande baratwumva, mu gihugu cya Congo DRC, mu burasirazuba bwa Congo, ndetse n'abari mu mahanga mwese mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda mukomeza n'ubundi gukurikirana iki kiganiro. Rero impamvu ni ukugira ngo tuganire kuri aya mateka n'ubundi ubugingo bwacu natwe bukomeze kubakika, twigiye ku batubanjirije, twumva ubuhamya bwabo, kwihangana kwabo, kwizera kwabo, n'ibihangano batugejejeho n'impamvu babitugejejeho, hanyuma bigatuma dukomera mu rugendo, natwe tukazabana n'uwaducunguye. Nayo ntego dufite. Reka rero tubaye twiragiza Imana, hanyuma n'ubundi tugaruke tuganira ku mateka y'indirimbo yo twateguye uyu munsi. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimye, tugushimiye ko waturinze, wabanye natwe, kandi ibyo ukora ni byiza Mana. Nta wakubaza ngo ibi ni ibiki wakoze, ndetse unatwishyura ntaho twabona icyo twishyura. Icyakora uri umutunzi w'imbabazi. Reka Mwami Imana yacu uyu mwanya dufashe, ubane natwe, udushyigikire, Umwuka Wera atuyobore, maze umwanya tumara wose ubu umugisha, utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira n'ubundi ku mateka y'igihangano n'indirimbo ya 83 mu ndirimbo z'agakiza, yitwa ngo Amaraso yawe Mukiza. Hanyuma reka tubanze turirimbe, hanyuma n'ubundi tugaruke tuvuga ku mateka yayo. Amaraso yawe Mukiza, niyo yoz'ibyaha twakoze, waviriye ku musaraba ubwo wapfaga Mwami Yesu. Nari uwo gucirwa witeka, kuko nari mbashije kwizera, Mwami nyogesha yo maraso, kugira ngo ntunganire Imana. Nyeza nk'urubura, nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso wavuye, kugira ngo ntunganire Imana. Mwami ndaje mbe hafi yawe, kugira ngo ujye uhora undinda, umbohore buri mugozi, untunganyirize umutima. Negera umusaraba wawe, mpore muri wo kugeza gupfa. Mwami nyogesha yo maraso, kugira ngo ntunganire Imana. Nyeza nk'urubura, nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso wavuye, kugira ngo ntunganire Imana. Amen. Iyi ndirimbo rero ni indirimbo mu rurimi rw'Icyongereza, yitwa ngo Blessed be the fountain. Iyo ufatiye ku bitero byayo, icyambere gitangira ngo amaraso yawe Mukiza, ariko izwi ku izina n'ubundi rya nyeza kurusha urubura. Mu Cyongereza yitwa ngo whiter than snow, mbumweru kurusha urubura, niko izina ryayo muri rw'Icyongereza mu yandi magambo yitwa. Iyi ndirimbo yanditswe na Eden Leader Lata, niyo mazina y'uwayanditse. Reka tumenye amateka y'uyu mwene data n'impamvu yayanditse, tubanze tuganire n'ubundi mu buzima yanyuzemo cyangwa se n'imibereho ye ya buri munsi,
kuko n'ubundi natwe ku bantu baba mu nzu y'Imana ntabwo bikuraho ko n'ubundi hari indi mirimo dukora. Umuntu arakora agasenga, kwizera kutagira imirimo byose biba bipfuye. Uyu Eden Lidarata yavutse mu mwaka w'1839, avuka ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu. Avukira ahitwa Ihawpach, ni muri leta ya Indiana, ni imwe muri leta zigize leta z'ubumwe za Amerika, kuko leta z'ubumwe za Amerika n'ubundi ni 50. Iyo rero ni imwe muri leta zigize, yavukiye ahitwa Indiana. Hanyuma atabaruka ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 mu 1915, ni mu kinyejana cya 20. Yaratuye ahitwa Gutenberg muri leta ya Iowa, n'ubundi nanone ni muri leta z'ubumwe za Amerika. Atabaruka afite imyaka 76. Urumva yarakuze rwose, yarakuzemo. Usibye ko imyaka n'ubundi n'Uwiteka ugena imibereho y'umuntu, niyo rero Uwiteka yamugeneye, aramucyura araruhuka. Uyu yavuka ku mubyeyi n'ubundi wari umukristo mu itorero ry'abametodiste. Itorero ry'abametodiste niryo yasengeragamo, ndi kuvuga papa we, umuryango avukamo basengeraga mu itorero ry'abametodiste. Hanyuma rero mu gukura kwe yakuze n'ubundi nawe akunda gukurikirana ibyo mu nzu y'Imana. Amaze gukura, Eden Lidarata yashakanye na Mary Elizabeth, bashakana mu mwaka w'1863, babyarana abana 5. Yari afite umuryango. Urumva iyo umubyeyi, umugabo, umugore n'abana bikora umuryango. Rero mu mirimo yakoze, umurimo watumaga abona imibereho ya buri munsi, yari umwarimu yigisha n'ubundi mu mashuri atandukanye. Cyane cyane yakoze uyu murimo w'ubwarimu awukorera n'ubundi aho yari atuye. Hanyuma yakoraga uwo murimo, ariko kandi agakora n'umurimo w'ubwirizabutumwa, kuko yakoraga umurimo w'ubwirizabutumwa mu gace kitwa Manchester, muri leta ya New Hampshire. Ntabwo ari Manchester yo tuzi yo mu Bwongereza, kuko buriya usanga hari imijyi yo muri leta z'ubumwe za Amerika yitiranwa n'imijyi yo mu Burayi, bitewe n'uko abantu bagiye gutura muri Amerika n'ubundi bari baturutse mu Burayi. Rero we yakoraga umurimo w'ubwirizabutumwa mu itorero rya Manchester Methodist Church, ni ukuvuga ni mu mujyi wa Manchester muri leta ya New Hampshire. Aho turi n'ubundi ni muri leta z'ubumwe za Amerika. Niho yakoraga umurimo w'Imana, kandi akora n'umurimo wo kwigisha, ari mwarimu. Rero mu mateka ye kandi yari umwanditsi, yaje no kuba umwanditsi w'indirimbo, akandika indirimbo. Yanditse indirimbo zirenga 1600. None izi ndirimbo rero yazandikaga cyane cyane ashingiye ku ijambo ry'Imana. Uko yakomezaga asoma ijambo ry'Imana, yari afite n'impano y'ubuhanzi. Iyi mpano y'ubuhanzi rero urumva byamugije ku rwego rwo guhanga indirimbo, ahanga ibihangano birenga 1600. Icyakora ibihangano byinshi we yarabyandikaga, hanyuma akaza kubiha inshuti ze zitandukanye, zigashyiramo zikabiha amajwi. Urumva we yari umwanditsi, songwriter, akandika indirimbo, composer, ariko hakaba noneho uri buze gushyiramo melody, agashyiramo amajwi. Mubo rero mu bagiye bamufasha twavugamo nk'uwitwa John Harrison Tenney, yamufashije mu buryo bwo gushyira amajwi mu ndirimbo ze, urumva ni nyinshi. Undi nanone n'uwitwa William Ogden, nawe yaramufashije, n'uwitwa James Fillmore. Ni benshi ariko ab'ingenzi n'abangaba bagiye bamufasha gufata bya bihangano bye bakabiha amajwi. Urumva rwose yari umuhanzi. Indirimbo 1600 n'indirimbo nyinshi cyane, kandi n'ubu ngubu izi ndirimbo zirahari. Urumva ko n'iyi ngiyi turimo tuvugaho uyu munsi nayo yarayihanze itugeraho. Uwayita Dan Snow, ukwera cyane kurusha urubura. Rero urumva za ndirimbo ze ngo zarakundwaga cyane, bitewe nuko bazihaga amajwi, ariyo mwuga bakoraga. Ngira ngo abangaba ni nk'abandi muri iyi minsi twita aba DJ, akayiha ijwi ku buryo iri buze kuba inogeye amatwi, zigakundwa cyane. Rero ngo ziba popular cyane, zirakundwa ku buryo zagiye zamamara mu bihugu byinshi. Iyi ndirimbo rero yanditse n'ubundi ni indirimbo yitwa ngo Amaraso yawe Mukiza, niyo yoza ibyaha, twakoze
twabonye ko mu yandi magambo yitwa ngo whiter than snow cyangwa se nyeza kurusha urubura. Aya ni amateka y'ubuzima bwe bwa buri munsi yarabayemo, ariko noneho turi kuvuga ku ndirimbo ya 83 mu ndirimbo z'agakiza. Ni ukubera iki yanditse iyi ndirimbo? Uyu mwene data Eden Leader twabonye ko yari umuvugabutumwa. Ubuvugabutumwa bwe rero urumva ko yasomaga ijambo ry'Imana cyane cyane. Rero hari igihe ku bahanzi ajya guhanga akagendera ku makuru yamubayeho, akagendera mu buzima yiriwemo. Uyu rero we yagiye yasomye ijambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi ya 51 ku murongo waho wa 9. Aha ngaha niho yashingiye ahanga iyi ndirimbo yitwa ngo nyeza nk'urubura. Haranditse Zaburi ya 51 ku murongo wa 9, haranditse ngo unyejeshe ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndusha urubura. Niko iyi Zaburi yanditse. Rero tuvuze kuri iyi Zaburi wenda mo gake, iyi Zaburi ubundi ni ya Dawidi. Iyi yanditse igihe yasabaga imbabazi, azisaba kubera ko yakoze icyaha asambana na muka Uriya witwa Betisheba. Iki cyaha rero yafashe umwanya wo kwatura, none haza kuvuga ngo unyejeshe ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndusha urubura. Hano hariho amagambo nka ezobu. Ubundi ezobu ahanga ngo unyejeshe ezobu ni ikigereranyo cy'uko nk'uko twebwe ubu ngubu tuvuga ngo utwejeshe amaraso ya Kristo. Ezobu rero mu muco w'Abayisiraheli bagishyiraga imbere cyane, bakavuga ngo ezobu niyo ibasha kutweza ikadutunganya. Mu mategeko ya Mose ezobu yagereranywa n'amaraso ya Kristo ubu ngubu mu isezerano rishya. Rero kwejeshwa ezobu ni ikimenyetso cyo kwera cyane kurusha rwose, kikakwezaho ibyaha byose. Ezobu rero yagereranywa n'amaraso ya Kristo. Uyu munsi natwe iyo turi gusenga tuvuga ngo Mana udutunganishe amaraso ya Kristo, unyeze unsukure, unyejeshe ezobu, unsukurishe ezobu. Wavuga ngo unsukurishe amaraso ya Kristo, untunganye kugira ngo ngire ku rwego rwo kurusha urubura. Namwe muzi ko uru rubura tuvuga rurera cyane. Rero umutima ukeye niwo umuntu aba akwiye kugira, aba ngo ngire umutima ukeye nta cyaha kindiho. Arakomeza ngo unyuhagire. Ubu iyo wuhagiwe n'amaraso ya Kristo, iyo Yesu Kristo, nk'uko n'indi bivuga, aya maraso ya Kristo adukuraho ibyaha byose, atwezaho ibyaha. Rero umuntu akaba arera, bikamutera n'ubundi kugera kuri rwo gukiranuka. Iyi rero iyi Zaburi niyo yashingiyeho ahimba iyi ndirimbo turi kuvugaho amateka uyu munsi. Rero iyo umuntu ageze ku rwego rwo kuba umukiranutsi, n'uwe ni kubona imizi 120 yaririmbye ngo Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso ntaga ncira urubanza rubi, ahubwo anyitukiranuka. Haleluya. Rero twifuze kugira ngo niba tuguye, niba ugize ibyago, niba ugize accident, niba bikugezeho Satani akakwanduza, ntugaheranwe n'icyaha, ahubwo ujye usaba Uwiteka ngo unyejeshe amaraso ya Kristo. Ariko uyu mwene data yagereranije avuga ngo unyejeshe ezobu, atunganishwe amaraso ya Kristo. Kuko n'ubundi iyo amaraso ya Yesu atubonetseho ari yatweza, tubaye abakiranutsi, amatwi y'Uwiteka ahora ateze ategereje icyo dusaba. Niko ijambo ry'Imana tubwira ngo kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba. Ngarika igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Rero inkozi z'ibibi iyo umuntu atinze mu byaha, bituma n'ubundi agaragara mu nkozi z'ibibi, bigatuma nta n'ijambo yagira imbere y'Imana. Ibyiza rero byo kwifuza kwezwa ni uko utunganywa n'amaraso ya Yesu, ukagera ku rwego kuba uri ku rwego rwo kwera. Ahangaha twavuga ngo wageze ku rwego kuba uri purification, hanyuma kandi ugatsindishirizwa, ukabasha kuba wakiregura imbere y'Imana, justification. Iki none kwezwa neza, ugera ku rwego rwo kwera nk'Uwiteka. Ariho tuvuga ngo rero wageze kuri rwego rwa sanctification cyangwa se sanctification. Aho ni mu rurimi rw'Icyongereza cyangwa se mu Gifaransa. Ni ibyiza byo kwifuza kwezwa n'amaraso ya Yesu. Nubundi mu mibereho yacu ya buri munsi, niko Yobu yavuze ngo iyo umuntu ari mu isi aba ameze nk'ufashe igihe mu ntambara.
turwana intambara, turwana n'ibyaha, ariko kandi niba waneshejwe ntugaheranwe n'icyaha, kuko Satani arakwanduza, ariko Yesu Kristo yiteguye kukweza kugira ngo were nk'urubura. Rero tugarutse rero kuri iyi ndirimbo turi kuvugaho, aho ngaho twavuga ku ijambo ry'Imana yashingiyeho n'ubundi kugira ngo yandike iyi ndirimbo. Avuga ngo ku gitero cya mbere avuga ngo amaraso ya Yesu yawe Mukiza niyo yoza ibyaha twakoze, yaviriye ku musaraba ubwo wapfaga mwami Yesu, nari uwo gucirwa witeka kuko ntari mbashije kwizera, ngo ariko mwami unyejesha ayo maraso kugira ngo ntunganire Imana. Iki ni icyifuzo cyiza cyane, kuko ayo maraso atunganye niyo atweza. Noneho kuri kunyikirizo nawe ngo nyeza nk'urubura, ariyo yanyikirizo ikomeza kugaruka, nyeza nk'urubura unyogeshe amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Intego yo kwera ni ukugira ngo atunganire Imana, nawe wifuze kubaho utunganiye Imana. Ngo Yesu ubwo wambikwaga amahwa bakujyana ku musaraba, ahangaha ni reconnaissance, ni ukwibuka imibabaro Yesu yagize, agaragaza ko yababaye ariko akihangana, yihanganiye kugira ngo abashe kuducungura. Rero ngo bakujyanye ku musaraba ndetse bamukubita inguma, ngo ubwo wakubitwaga inguma iryo riba niryo nkeneye, ubwo buryo wababaye, ubwo buryo wihanganye, nkeneye iryo riba ry'amaraso kugira ngo rinyeze. Mwami rero nyogesha ayo maraso kugira ngo ntunganire Imana. Turava ngo kugira ngo ntunganire Imana, ngo ntabwo ngutunganiye mwami, nibyo pe. Iyo Uwiteka atubona mu byaha abona ko tudatunganiye Imana, ariko iyo amaraso ya Yesu atubonetseho atwita abakiranutse. Ngo mwami mfite intege nke mu mutima, ndakubona ntese Mukiza, nanjye ngo mbabarirwe ibyaha. Ngo ku musaraba wawe Yesu nizeye ko ariho nakirira. Bene data bakundwa, mwizere ko Kristo atubambiwe kandi yiteguye kutubabarira igihe cyose tumusabye imbabazi. Ku gitero cya nyuma niho asoza avuga ngo mwami ndaje mbe hafi yawe kugira ngo ujye uhora undinda, umbohore buri mugozi, untunganirize umutima, negere umusaraba wawe mpore muri wo kugeza gupfa. Mwami nyogesha amaraso kugira ngo ntunganire Imana. Kuvuga ahangaha ngo ndaje mbe hafi yawe ni uko kuba kure ya Yesu Kristo bimutera intege nke, bigatuma ashobora kugwa mu byaha, ariko uko ugenda wegera Yesu ugenda wisanisha n'ubwiza bwe, umucyo urushaho kumurikira, hanyuma umucyo wakumurikira nawe ugahora wera, bigatuma n'ubundi igihe Yesu azaza kujyana abe nawe uzaboneka mubi, uzaboneka n'ubundi mu mazuba impanda. Rero tugira icyifuzo cyo kugira ngo duhore twera kurusha urubura, be whiter than snow, were kurusha uko urubura rwera, bizatuma n'ubundi Yesu naza azabona yuko nawe wera, bizatuma Yesu abona ko wirinze, noneho nawe akujyane. Rero twanzura iyi ndirimbo igaragara n'ubundi ko ari indirimbo ituma umuntu ahora yifuza gutungana, agahora atunganywa n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu rero nayo igiciro, kandi uko yari kera n'uyu munsi ni kare, uko yatunganyaga abantu be n'uyu munsi ni abashaka kugira ngo abatunganye. Rero ndakwinginze kugira ngo ntuheranwe n'ibyaha, ahubwo wifuze ko amaraso ya Yesu akubonekaho, were kurusha urubura, bizatume n'ubundi tugira iherezo ryiza, twibanire n'umwami waducunguye. Mbifurije umugisha w'Imana, Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kuko nari mbashije kwizera